nzabagurira inkoko mbagurira intama n'amahembe mwabyeyi mwe murakoze mwafurame shimire nde shimi ryarabya hari ikibazo uri kumva mu mubiri wawe kiri kugenda nabi ni kumva umeze neza umeze neza wongera usa no kutwa tuzi gakeya waba urukino rubafashamo abo bakunda kwibwa nyine abitwa abayobera ni ukuvuga ngo baragira bakababeshabesha abandi baganga bamaze kwambuka imbaraga ahera abo bamaze kundegera benshi bamaze guhana bajye babanza bagere ku bantu banyabo baragira ati muganga wamufashije nawe yuhe windi bafasha abo bana ariko baribwa batoborerwa babajya amafaranga yabo muga mfite inshuti zanjye nyinshi cyane zahemukiwe zageze ubu n'ibibazo zageze ziyibwa zageze zigira ibiki yego mumbaritse ngo mumbaritse ngati ese abantu bibwe n'abantu mwenda ngo nabaganga bo bimeze bite abibwe n'abantu benda gukorana biyitiriwe ngo nabaganga bo umuntu ari ikintu babafashaho ibyo ngo byose ubasha ndabwifitiye bakara ntabwo wongera kujya kuranirwa neza muga la ilaha illallah rukagina nakwibaritse kano kana mu nimero y'ino muntu ariko kuko cyafise abantu batatu bamwe baheruka kumujya miliyoni 10 kandi ni umuganga yazimuriye miliyoni 18 haro baye miliyoni 18 yes kamerama cyazimani kuri bitangaza bro Sekanizere ko mumeze neza nemudoma kudukujana ku murongo wa YouTube cyane amasaha rero nta kintu cy'ubwana kindi nuko namaze kumva amakuru ko ikiringo yarahawe madame Murundi gishobora kuba cyageze aya masaha nta makuru mfise neza ko ibintu bimeze ko namaze kumva ko Murundi ashobora kuba yari yahamagaye muganga akamuha umunsi w'uno munsi nanjye navuze ati ntabwo baza kumuvura ntari kuri kamera reka ndashiraho kamera kugira ngo tubashe kubana wowe waragize neza duhaye ibitekerezo ndakumenga cyane utagize ikintu ukoramwo canke ukuko kwawe kandi Imana yaragufashije ikaguhereza ubushobozi bumwe na bumwe akumwana akaba yaraduciye mu myanya y'intoki akaya masaha uwiteka ntabwo agize ikintu byemeye kamera mama uramfasha kugira ngo tubashe kugenda kwerekana abakunzi bacu nta kintu kimwe kizasubira kuba tutagize iki tutasize kuri kamera zacu nyaboneka wewe uvuga ko microphone zacu tutameze neza reka ndakubwiye ngo wihangane natwe ntabwo ari twebwe ahubwo ni ubushobozi buke niba hari akantu uvuga ngo reka mfashe uyu mwana wangura microphone uzaba ugize neza kameramani basha gukora kamera kugira ngo tubashe gushika tumenye ngo gahunda ziri hari yanye zimeze gute marajyana n'ubu ngubu ko dukomeje gutegereza ntabwo yabyoroshye nk'igihe maze manirwa mu nzu nta kintu na kimwe cyo gukora naki kandi hakenerwa kurya hakenerwa kugira ibiki hakenerwa kwishyuza nyine ibisazi n'umuganga nawe rega nubwo abifashije namwemereye igice kindi gice ngo nzakimuha kandi urumwana nabo hari gihe yo wanze kumuha amafaranga amusigayemo ahita yongera kabibasubiza ese kuki yakubwiye ko agomba kuvurirwa mu iwawe mu rugo utamutwaye ku gicumbi yambwiye ngo hari utuntu yagiye kureba Tanzania ngamavuta y'amahembe n'ibiki n'ibiki bagira ngo tunagiye kureba Tanzania ngo yagiye ejo nako yambwiye mu gitondo ngo azimutse agenda arambwira ngo rero ngiye ko nuko dufaranga duke yambwiye nyene ko nambwiye ati wenda nta kintu mfite hatewe cakira desa ufashe ko ndi kubona ibibazo byawe bikomeye avuga ati reka mbonye jana kuva kuri mana cyo nduzayamanga ariko nyene ngo twe nta muntu ujya wijwe ntago tubishuza kandi ntabwo mwatwambura bikoze kosa biragaruka ibisubiro byavuye numva nteye ubwoba mbona nanyujuje mbere ikibazo kuko yambwira ngo agiye muri Tanzania ibora ashaka kugura ngo n'amavuta y'ihembe nibanga ari bike sinzi byarebye arambwira rero ati saa 7 zo mu Rwanda nizigera uri ku murongo nk'iki buryo biragenda tewe humura ko yambwije yavuze ko ari gukurira honora yine ko nyene umuntu agomba kubibyizera gusa nizera ibyo nabonye ubwo ese yarameze tumwe no bise atabwaboneye mane habamo yakangutse no kumuzirika kuko ariruka arambona akiruka iyo byongeye bikamukwamekana uko nyine abameze nk'ugwa yapareza ni igikoma nagira ibiki niba no kurya ni igikoma nka kimwa pare force nyine ntago byoroshe mwana ntago byoroshe gusa ni kuri saa yambwire twategereje bageze saa 7:30 mfasha gatoya turebe mfasha gatoya
Sasa aricyo ari karatanga. Yambwiye saa 7 uzuye kugera saa 7:13 ugena ategereje nyamagarira. Uye se wamutege wamuvanga ngo tugeze gakwihamagarira. Kwihamagariye amasaho yagucika. Ubwo birasaba ko umuhamagara ukamwibutsa. Kandi n'ibintu ntabwo ushobora no kumwibutsa ukabizira. Ibyo bihembe byo nabyoheza ngane bishobora kuzeza nyamane. Mwana bafite ubwoba byadanje. Ntugire ubwoba. Nyine urugomba kukaza mu mutima nyine nk'umugabo. Baby. So na hari ikintu wapi. Nibaza noneho sinimujyambika no mu cyumba. Uko mu cyumba nacyo kimwe gisigaye yakangutse mbisanga umushaka mu ntebe ko abona mu ntebe muri saro nacyo cyo kumeneka gihari nanjye nkemera ngaranga kujyo nyene nacyo kimwe akangiriza mu cyumba ibintu byose atashaba tabagura imeneka kamena byose nabitwaye mu cyumba zinebe zorana nta kintu yazigira. Ese ubwo ngaho tugeze twihamagarire canke nyene nubyo bundi mu buzima iyo umuntu ampaye rendezvous manumva nayo bahereza akanyivugishiriza ko konge kwibonezo aba yavyibagiye gahunda yaguhaye akoreka umuntu amuhamagarira kumva muhamagare azosebena network mfitari nyeya undi wamahanga kuri kore sanzwe ko nundi muri Tanzania simukade yatwaye kicam sha bikamuhamagara kuri WhatsApp umwana nibyo byiza ko nabo nizeye ko network ihagije muri Tanzania yari. Ese bo baragenda muri Tanzania yo ni ntambara. Akomeza undi ntihagendera ku gatara. Ese bagiye kugwana. Kwigira muri gahunda zibe uri ntambara. Cyane navuze ati abakunzi badukurikirana sinagenda nta mberetse no nkuru y'ukuntu ibintu bimeze. Ntambara buri bifite abantu ikeneye. Ntabwo ari kucamo. Nakaje cyanoza. Wanije telefone zuguruka nizo yo guhamagara vuba nge ntago akarakagazigabe ndabitinye ivyo bintu abantu rero bari buze ko nakazaho kamera batekereza ibindi nuko je navuze ati nibyanjye namwisabiye ko agomba kunshikira umuntu akoze n'ibintu wowe waramubwiye ko agomba no gushikira umuntu ikibazo yambiye ngo rabanza namumvurira nabanza mere neza ashobora kungubona azabinkorera cyangwa musibeje gusa byo ndabishaka cyane bro. Ese muru ko sigaye mbona abaganga b'iki gihe bose ari abafeke ari abapirate badakemeye ibibazo abantu uyu nguyu wamuvumbuye gute? Kibaye wenda bibaye ari bwa busikama bw'abandi bose byaba ari imyaka nk'ibisanzwe ariko igihe impamvu mu buzima bwanjye nkora ikintu nizeye ikintu kugira ngo nizere ikintu ko muri arakiboneye uyu nguyu arangwe baraho ejo ndigeze ku muntu maho mu gihe cyashize ibintu arabikora online yamugarura ibintu yari yibwe anamuvurira mama wiwe Gemari ndi ko no muganga amafaranga bibyara yagarura cyose arabikora kabisa aho office ibirego by'abantu benshi bagiye bitabaza abantu barahemukira yarabwiye abo bantu rero babesha kwira kutwiyitirira twagerageje uburyo turambuka imbaraga ko nambaga zifite abantu babesha ese muhamagara nyine amasaha ntaducikirwa amasaha yagiye jene nacyo ngafite famille y'abantu 10 ngo bose ngo bavuka no mujyango ngo bakoresha ibisigi bya Korana iyo mpano didiki wanyu batayibahaye ariko mujyango wanyu kutageze impano kujye mugira ibintu mujya tugize amahirwe umuntu akoroherwa agacira kabisa Imana yabigize neza cyazo cyane network ariko ngo zona gabarete ngo ndikona kwanga baza kuri byiza mane baby show baby arafashe allo yego Giswe share our speak Muga Allo ni murundi nimiranje ni Yemeze gute wakana we nakumenye nyene kuko wambwiye ngo wagiye Tanzania ngo mu bintu bagiyemo yego ya saha yageze wambwira saha indwi hayenze iminota yego sinzi niba wumfasha bya bintu wanyemereye nakuvuga ngo rero wakana we ntabwo ngize wawe ndakora asigaye uwo mukobwa agenda ari muzima aguma ari muzima amegwe neza arakira no mbwira hari ibintu by'amazi wambwiye ngo ngomba gushusha cyukanye kuvuga ngo amazi niba wateguye ashira hande yawe nyine yashubije ariko yaje gukomera nkahora oya nta kibazo kuko barakaze yazi yego yegereje ufate n'igitunguru ufate n'icyuma fate n'igitunguru
uzane n'icyuma nkubwire ibyo kurasha ese we yazo barambira bakubwiye amazi n'agatambaro ngiye gukorera nubwo ngufata ijage y'amazi yego ufata n'igitunguru n'icyuma uyegereza n'akunyo gake sawa ndabifashe ndabifise yavuba akanabwo ko hari abandi bantu ngiye gukorera yesu we amazi ndayafise n'ayateguye kare igitunguru n'igituma gifise n'icyuma n'umunyu nguyu satura icyo gitunguru cyaragize mw'ayo mazi igitunguru ndakinyagize mw'ayo mazi gikatire mw'ayo mazi ukoroge cyose cyangwa agapande kamwe bashaka umwitaho igitunguru usa n'uburozi kiravuga kandi ejo muganga abizi wari umuganga wa kano sori muga nasoje kugikatiramo wagikatiyemo kozamo urutoki rwawe sijya rikarabwe ntacyo uri kumva nkoze umutoki wawe cyangwa guha umuntu urwaye wawe si muri amaraso amwe ntabyumvikana nawukojejemo tumusaraba mu gahanga k'uwo mukobwa yayagize amazi wagashizemo nazo umutoki yavangavanganye iravangavanganye ko isaza ngo se ibiboro bimeze nk'inyo ni ukuvuga ngo ibyo byihoreye ndakubwira inakurikizaho mbabarira kugira ngo waje mwinyo izo nyoni zo bari baramutereregeza atuma agatiko makuntu byatuma agatangira morale kugira ngo agire umugisha no mu gukora umubonano mpuzabitsina wa kana uranyumva zino nyo yego mbwira ibindi ni ukuvuga ngo rero fata ayo mazi mu nywesheho dukenya ataza gupfa arapfa izo nyoni ziribuve ni ukuvuga ngo rero umuhinzi asoma izo nyoni zose zihita zimukina cyose bityo birangira asigaye kera agomba kumera kugira azajya akomeza amere neza mu gihe murakoze nk'ababyeyi mwe ntabwo abasha kuvuga ere ubwira ati murakoze nk'ababyeyi mwe ndamutegereje namubyeyi bebe nisigaye ateka ikarazanzamuka ibintu urimo wamukora ndakubwiye ngo mubwira mvuge murakoze mw'ababyeyi mwe murakoze mw'ababyeyi mwe murakoze mw'ababyeyi mwe nzabagurira inkoko mbagurira intama n'amahembe mw'ababyeyi mwe murakoze mw'amfura mwe shimire nde vuga ngo nshimiye jya arabya ishimiye jya arabya hari ikibazo uri kumva mu mubiri wawe kiri kugenda nabi ndi kumva umeze neza umeze neza wongera usa no kutwa tuzi gakeya yesu we muru ubu niwe yicaye kandi kuva ryari byose byaranzwe bebe none ko njyamye ngaha vuga la ilaha illallah la ilaha illallah aranahagurutse we la ilaha illallah muhammad rasul muga muga hari akantu nari nakwisabira rero wafasha ukushika umuntu wari wakoze no bintu akaza akakumbanga
ibyo ngibyo wakana wasabye serivisi yego ntabwo ibyo biri gushika twavugana kugufasha nuko nabonye wenda uhagaze nako kana ka nahoze muga ese muga none se yego umuntu azi kumva ko ari abanyamakuru bari mwana abanyamakuru muga ubona gute oya ntacyo neko ndakubaza bisaba bintu by'abanyamakuru mwogiye bya bintu byanyu nababujije kwabaka oya nta itangazamakuru yari mu kuvuga ibintu n'ibihano ku mayuti bitazashwana byaguhana wakana bagira ngo ubundi bintu by'amatiye kurangiza muga kana kwibariza ibintu ntizabibona ku mayuti wakana ni ukuri kw'Imana ngo uzobibona ikintu kwibariza yego nk'abantu wenda batari hano hafi bandi abantu bibwe bahemukiwe bagiranye ibibazo n'abakunzi babo hari ikintu babafashamo abo bakunda kwibwa nyine abitwa abayobera ni ukuvuga ngo baragira bakababeshya abandi bagaga bamaze kwambuka imbaraga ahera abo bamaze kundegera benshi bamaze guhana bajye babanza bagere ku bantu banyabo baragira ati muganga wagufashije nawe yuhe windi bafasha abo bana ariko baribwa batuburirwa babajya amafaranga yabo muga mfite inshuti zanjye nyinshi cyane zahemukiwe zagiye zuba n'ibibazo zagiye ziyibwa zagiye zigira ibiki yego mumbaritse ngo umfashe mumbaritse ngati ese abantu bibwe n'abantu mwenda gukorana biyita ngo nabaganga bo bimeze bite abibwe n'abantu benda gukorana biyitiwe ngo nabaganga bo umuntu hari ikintu babafashaho ibyahuye byose ubasha ndabwifitiye bakara ntabwo wongera nakujya kuranirwa neza reka tujye kumugora mwana iki ubireza njye ntabwo ndi kubasaba kunyamamaza yego ubuze mbashaka gufashwa azabanyuraho ntagenda ufata ibyo banyu nyamaze kuri kurikirana amayitire bari benshi cyane nagufasha ko niba ari umurimo w'Imana ukora numva wakara guhana oya ntabwo ndi kurana nawe uzashaka kumufasha azakugura ibyo ukora ntabyo ubonye bazanyureho azakugereho ubwo ntabyo ahandi azagendera mwere muga urakoze cyane kuri Imana ikurezanye nta kintu umuntu nagufasha gusa ariya mafaranga y'abantu usigaye mugajanya gushakira uze gushaka umugari bw'umwumbati yego uvamira amasena yego umushyire n'isombe yego umuhereze n'injiro kugira ngo iki cyumweru kizarangira yamaze kumererwa neza none se waretse akagushimira ko ibintu mukoreye nawe atarazi ibyo yari arimo ntakibwa ku kana ashaka yakuye kure kare kagiye kwipfira muga ni ukuri murakoze Imana ibamugisha muganga gakondo turi kuvugana umaze ibyumweru bibiri utanavuga utanahumeka muga urakoze cyane uzi igihe umaze uzi ibintu umazemo wowe ese muri cyari ikibazo ngitse umuganga mwagiye kumenyana mwamenyanye gute sinakubwiye mwana jewe hari umukobwa ari harimo romani yambwiye ngashaka igafite yazo runaka n'uyu muganga inshuti yanjye yambwiye ati mfite umuganga wanyapa n'abandi birirwa ku mayutubi umuganga ndamugenzeho ibintu yakorewe umukobwa muri romani yari mukora ibiraranya ndabibona n'amaso yanjye turi kumwe nibwo rero nahise mvuga ati namwizera nkaba rero nakoze ibyo wanjye baby umaze hafu kwezi none se uri utanavuga utanagera n'ibintu n'abantu jambo icyo mbaze nk'ikirere muri sara cyo kimwe kirimo byose nabi guhungishe ko oya ni mu rugo nta kibazo ni mahumure cyane nta kibazo n'abagenda mu cyumba cyo twiga mu rugendo ndashaka kukubaza njyewe mfise abantu batatu wikamera njye gushaka ibyo manzureki reka ngenda ndakwibaritse kano kana mu nimero y'ino muntu ariko kuko njye mfise abantu batatu bamwe baheruka kumujya miliyoni 10 kandi ni umuganga yazimuriye miliyoni 18 hari ubaye miliyoni 18 yes kamerama cyazimane kuri bitangaza bro gusa nari nimero yiwe turayimenya gute kuvuze ngo ntabwo ashaka ko tumutangaza ikintu nakwereka tuzi tubivuga uko nguko kuri YouTube ya ashaka kureba ikigana kazabibona ahubwo reka nimero zo kuzishyira muri screen ndebe ndaziguye afite nimero ziwe ebyiri muze kuri imwe wamamagara kuyita muroro nuko Imana warakoze cyane kandi Imana iguhezagire pe kandi reka nshimire mwege mwari mudukurikiranye reka nshimire mwege mwaduse